Ya, ibintu rero byakomeje gukara hariya muri centre ya Muheto nkuko ndi kwibabwira ni mugoroba saa 9:38 Wazalendo babashije kuza kwataka binjira muri centre direct. Umushefu witwa Muzariwa mwaramubonye, numwe mu bo Colonel Nsabimana yigeze no gupresentera bereka ati umwana uyu nguyu si umusirikari iwacu. Uwo mugabo rero yazize ko umwana we ari umusirikare muri M23 yishwe yarashwe muri iryo joro. Hari undi mugabo ntaramenya amazina ye nawe yishwe. Hari ababrese benshi harimo n'uwitwa Bahati Karinganire nawe yamaze kuba brese, ari mu bitaro yarashwe. Nawe ni mwene nyina wa Ndayi, ni umuhungu wa Karinganire abantu baramuzi, nawe yarashwe. Donc Muheto harimo ababrese benshi. Abantu bakomeje kwibaza bati aba bantu bari guturuka bari kuza kwataka no muri Muheto. Reka mbwira ubuyobozi bwa M23 rwose Muheto nta hantu nabaye, nta hantu honzi. Hari abantu bafite ingenga bitekerezo yo gushyigikira Wazalendo gutanga amakuru. Iyo Muheto harimo wenda local defense cyangwa abasirikari 5 bahita babwira izo ngegera ati basigayemo 5, Gashema yahavuye yamaze kuzamuka, wenda agiye Nyamitabo cyangwa yagiye mu nama igicanga, amakuru bakaba yafite bazi ngo hariya hejuru muri iriya defense harimo bangahe. Reka wenda mbabwe imbereke inzira baciyemo, kuko uko ari hejuru kwa Mayanga harimo defense ya M23 ndetse muri icyo gice cya Zabusiye, ku buryo bakora patrouille bagakontrola bakagera hasi za Gatyazo bakinjira harya mu mudugudu hari hakurya za Gatyazo. Wazalendo rero inzira baturutse muri iriya nzira ivuye mu Gatoto, baraza bambukira mu mudugudu baza hari akagezi karaho hirya niba bakita ngo ikirya mu mudugudu hari kwa Ndayi. Baraza none nibajya kwambukira kuri Muhongozi ngo bambuke ku kiraro, ahubwo bambuka baravogera amazi baba binjiye muri centre. Bamaze kwinjira muri centre batangira kurasa abaturage. Noneho uyu nguyu Muzariwa kugira ngo araswe, hari undi musekreteri wa Gashema witwa tumwita Nyusi bari bamuherekeje. Mu gihe yagize amasazi atangiye, bamwe barihinda bariruka bapfuye kubona ko ari Muzariwa bamukubise isasu. Muzariwa barapfuye, bararasa rwose, bararasa bimwe bikomeye. Bamaze kurasa bahica abantu, uri kumva ko barongera bambuka y'amazi, barongera basubira inyuma, baragenda bajya guca muri za nsina zariya mu Gatoto, barongera baburirwa irengero. Ikintu cyo navuga muri Muheto buno harimo indaya nyinshi. Ziriya ndaya zirababika, ziriya ndaya ziba zifite amakuru kuko babatunze mbere. Ziriya ndaya ziri muri Muheto zabaye indaya za Wazalendo. Ubu ngubu Wazalendo bajyaga kwiba ziriya za Nyatura, bamara kwiba bakazanira ibyo bibye ziriya ndaya. Ziriya ndaya ziri mu gahinda kuba abasirikare bo muri M23 batajya kubasambanya. Cyo ni ikibazo kimwe bafite, bakaba batabona kuri rasiyo M23 nibiba babona ibyo kurya bipanzwe mu rwego rwa gisirikare, niba ari umuceri na kawunga n'ibishyimbo n'amavuta barabibona buri kantu kose. Bariya bo bakaba bafite ikibazo kimwe gikomeye, baraziraza izo za Nyatura niko ndavuga, kuko zajyaga kwiba ubuhene zikajya kwiba inka zikajya kwiba buri kantu kose, bakazanira bande, bakazanira bariya ziriya ndaya rero ziri mu gahinda. Niyo mpamvu rero muverifiye neza, intare za Sarambwe rwose bayobozi muri hariya muverifiye neza, murebe ngo ibi bintu biri gukorwa biri guturuka he. Biri guturuka muri zino ndaya, biri guturuka mu bantu b'abayefidera, abantu badashaka ko umutekano uba, bari bafite inyungu muri Wazalendo. Ubu ngubu izo nyungu zabo zikaba zarahagaze. Nababwiye ko ejo baraje bararaswa, bari baciye hakurya za Busihe, bararaswa ibitumbi byabo biragaramye, babyashinguwe. Barasa n'umwana w'umusore witwa Gahinja arakomereka. Uno munsi ho baje bari kwica abaturage. Amakuru ufite nuko ari abaturage babiri koko bapfuye, harimo n'uriya Bahati Karinganire warashwe n'abandi. Bantu rero rwose mukomeze, intare za Sarambwe mushire imbaraga mu kuverifiya zino ndaya ziri muri Muheto. Izi ndaya ziri muri Muheto bite byazo, izi ndaya ziri muri Muheto bite byazo, imikoranire yabo n'izi za Nyatura ni iyihe? Ye nabakubita n'akadoyi nkagenda nkajya
kureba uburyo, kuko inda zari zitunzwe na Wazalendo, ubundi Wazalendo baraza bakazitahira hariya muri Muheto. Reka dukomeze dukurikirane irengero ryabo, turaza tumenya uko bimeze. Reka nizere n'ubundi ko mumeze neza, muraho murakomeye. Ibihe byiza rero, mugire impagarike n'ubugingo, mugire Imana n'amafaranga, ndabakunda cyane. Ibintu byakomeye nongere mbabwire ngo ibintu byakomeye uko mwabikekaga siko biri. Muri teritwari ya Masisi, muri Bashari Mokoto, Wazalendo na FDLR bakomeje kukameza. Muri Bwitoho bapfuye, imibare y'abapfuye ntiramenyekana, ariko hari amazina amwe namwe twagiye tumenya mu bapfuye, kandi bapfuye ku bwinshi. Turaza turebera hamwe no mu bindi bice n'ubundi uko byitwaye, turarebera hamwe uko bimeze n'ubundi muri teritwari ya Minembwe. Murabizi ko tutajya tuhibagirwa, ariko turaje kugira ngo tubabwire uko byari bimeze muri teritwari ya Masisi, ndetse harimo n'ubujura. Turaza turebera hamwe ikirombe cya Rubaya ubu ngubu kimeze gute. Hariho benshi bashaka kugira ngo bajyeyo, turababwira uko bimeze. Mu nzira Gipupu Uvira hameze hate muri kano kanya? Murumva ko amakuru turafite ku bwinshi, ariko ibi byose rwose turahari kugira ngo tubagezeho, kandi duhari ku bwanyu. Turabakunda cyane rero. Muri Amerika za Nairobi, imyigaragambyo yari ikomeye n'ubundi yo kwamagana Felix Antoine Gisegeti Kirumbo, ndetse n'ubwicanyi akomeje gukorera abaturage b'abatutsi, ab'abanyamurenge, ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Ubona ko jenoside rwose akomeje gushyiramo imbaraga mu kuyikora. Ntabwo ndi buze kujya kure rero, murumva ko amakuru yo rwose arahari, ahubwo nimutere agatebe, mutere udutebe rwose, nimujye kure yacu, nimujye kure rwose yaho mutwumvira hose, mudukurikirane amakuru uko byitwaye nuko bimeze. Nkuko ndi kubabwira rero, n'ubundi ibintu navuga ko bikomeje kuzamba, bikomeje kuba bibi muri teritwari ya Masisi. Hariya rero muri Bashari Mokoto, muri Bwitoho bapfuye barongera barapfa. Babandi bari bateye hariya amasasu yavugiye hariya za Gatyazo muri bice bya za Muheto, n'ubundi nababwiye ko hari ibitumbi byabo bibiri, hari n'ibindi bitumbi byongeye kuboneka n'ubundi mu Nsina, nabyo intare za Sarambwe zakuye amajigo, zahaye ba nyina rwose. Ibyo ngibyo mubyumve ko ari ibintu bitari byoroshye. Ahangaha rero reka mbaye situation noneho uko byitwaye hariya muri teritwari ya Masisi. Ndashaka ngo nze muri teritwari ya Masisi. Ngo uno munsi turi ku itariki 21, nuko guhera ejo ku itariki 20 z'ukwezi kwa 2026 saa 10:43 haje amakuru ko Semuse na FDLR babonye isomo. Nuko ngo umunsi w'ejo FDLR na Semuse babonye isomo. Ngo aba officier superieur, abasuvuzi officier barapfuye, ndetse n'abasirikari bo hasi. Ni intambara yabereye aho bita mu Rushihe. Mu Rushihe, abantu bo mu Rushihe murakomeye. Ejo byari bikaze, ariko intare za Sarambwe zatanze isomo rikomeye kuri FDLR ndetse na Semuse. Aba officier superieur, abasirikare bo hasi rwose barapfuye ku bwinshi hariya mu Rushihe. Reka wenda mbaye amakuru y'ama officier amwe yapfuye. Hapfuyemo umu officier, ntago bagiye bashyiraho amagrade, ariko n'aba officier superieur. Buriya murumva ko officier superieur bahera kuri majoro kuzamuka colonel na lieutenant colonel. Abasuzi officier ni kapiteni, sous-lieutenant na lieutenant, n'abasuzi officier. Ahubwo ni guhera kuri ajida kumanuka hasi, hakaza noneho bita officier subalterne, aribo kapiteni, lieutenant na sous-lieutenant. Aribo bango ni pingo lieutenant des étoiles na lieutenant full. Des étoiles ni full, lieutenant wa étoile imwe abari sous-lieutenant. Mu Cyongereza ngo second lieutenant, sous-lieutenant na lieutenant abari lieutenant full. Hari uwapfuye witwa officier witwa Fabu, yavukiye ahantu bita Shonyi.
abantu muramuzi, numve ko Domi ahari nawe abyumve. Umuofisiye we witwa Fabu, yashobora kuba ari Fabrice ariko wabyabreja, wavukiye Shonyi, yarapfuye umunsi w'ejo. Umuofisiye witwa Bisore uvuka Bukombo yarapfuye. Umuofisiye witwa Patrick ukomoka Makomarehe yarapfuye. Umuofisiye witwa Dunia ukomoka Kiyeye yarapfuye. N'amaeskoti yabo harimo abasuza ofisiye nk'uko bari kubivuga 11. Aba nabo ofisiye superieur mvuze, niba amazina yabo babashije kuyampereza. Ngo uno muntu aramwe ngo notebye haguye benshi, hari abo tutaramenya amazina yabo ndetse n'abagiye baraswa imitwe ku buryo ubusura bwagiye buhombana. Urumva ko niba gasura kagiye gahombana kugira ngo uzabamenye biragoranye. Hano Bweru amakuru bamwe ngo ninkurikirana amakuru ya Bweru, habaye ubujura mu baturage, ni ANCDH baje kwiba abaturage hariya za Bweru. Ntabwo rero namenya uko byaje kugenda, niba intare za Saramwe wenda zabashije kubasubiza inyuma cyangwa niba hari abo bafashemo. Ibi ndaza kubikurikirana, ndaza kubabwira. Kivuye Axe Mutaberwa population yagiye mu muganda, donc muri Sarongo aho bita Gatovu, Inyatura yo kwihembe na Gasima ziza gukora ibikorwa bibi, zita utubombe mu baturage, barakomereka abandi barapfa. Mwumve ukuntu injya nkunda kubivuga, abaturage bagiye muri Sarongo. Ngewe reka mbabwize ukuri, abaturage bagiye muri Sarongo ni abaturage b'igihugu. Reka manze wenda nanabivugaho, abaturage burya bakora Sarongo ni amajyambere y'iwabo, ariko ujya usanga rimwe na rimwe abaturage kubera imyumvire yabo n'ibyo bagenda bashyirwamo, bamwe bajyayo kugira ngo barebe ko bwacya kabiri. Ndavuga Sarongo zose, c'est vrai, yaba kuri Sarongo ya 23 iyo kuwa gatandatu ikorwa cyane, wenda reka mvuge nk'iyo mu mujyi wa Goma. Ngiye kuwa gatandatu natembeye imvano Petite Barriere, nzamuka hariya kuri za Itije, incaho ngaho harimo utuburi, nzamuka ngira Kabutembo. Abaturage bari bagiye bihisha, ugasanga mu muhanda harimo nk'abaturage nka 3 bari gukora Sarongo, ukumva rero bati ngo aha ngo nasiye ngo turisha choka, ngo zamani tulikuwa najifanyizia ka Sarongo, ngo tunajibakiria mu nyumba, ngo tutafungura mabotike, ngo mere ngo ilifo utumike tu. Sarongo ni inyungu z'abaturage, ariko kuko bari baramenyereye bya bindi byo kumva ko Sarongo ntacyo ibamariye, umwanda ntacyo batwaye, bumva ko babangamiwe. Abaturage bahariya muri territoire ya Masisi bakora Sarongo, bakajya ku muhanda, bagakora kuri bya bikorwa remezo, bakajya nko kuzibura amazi y'amasoko, bakakora amasarongo. Urukumva ko ayo mazi bazakoreshwa n'abaturage, baragenda bakajya ku muhanda, bagakora nk'ikiraro runaka. Izo zose ni inyungu z'abaturage, ariko bakumva ko ari agahato, bakirengagiza uburyo Sarongo zakorwaga na za Wazalendo. Izo zari Sarongo bajyaga gukora, bakajya kubaka amazu y'abayobozi baba Wazalendo, bakajya guhinga imirima babohoje y'Wazalendo. Abagore nabo bakazajya kuri Sarongo guterera imiryango yabo bakomanda. Ibishyimbo byajya ibagara bakazajya kubibagara. Ndibuka Apollo yafataga umuturage akamukoresha urugendo rw'amasaha 7 yikoreye idriye, utagiye bakamuca 100,000 n'inkoni 100 ndetse n'ihene n'ikese ya mitsingi. Urumva ibyo bintu. Mu gihe buno umuturage ajya kuri Sarongo ifitiye inyungu abaturage, ariko ukabona ko abaturage bavuga ati aba bantu n'abadukoresha ibintu bitari byo. Urumva ko bajyayo nabo batabishaka, kuko mubwiye ngo ntujye kuri Sarongo wirirwa uryamye yaryama, ariko ni inyungu zabo. Izi za Nyatura rero
ziraza zirareba zibona abaturage bagiye kuri Sarongo hariya Gatovu ni Mutaberwa babaminjiramwe amabombe ni Mutaberwa babaminjiramwe amabombe. Izo nyatura zari zaturutse ku Gasima, izindi zituruka ku Ihembe. Mwumve ko ibintu n'ubundi bikomeje kuba bibi. Aba rero barabyirwa, ariko igihe bakomeza kubyirwa ibintu bizajya bikomeza kuzamba no kuba bibi. Uwitwa November Hotel, reka nongere kumugarukaho ngo mu bice arimo no yongere gushyiraho amabariyeri n'ubundi yishyuza abaturage ya misoro idafite aho ihuriye n'ukuri. November Hotel waretse iyo misoro. Hano arabona bibonye kugira ngo umuturage imodoka izave Uvira iri kujya Bukavu sorti, buri muturage yishura niba ari 5,000 ku mabariyeri atatu. Uri kumva ko yabawazarendo na FRDC ni 15,000 francs. Iyo ageze kuri bariyeri y'Intare za Sarambwe iri hariya ku kiraro cya Sange ugiye kuzamuka Kabunambo, ahasanga bariyeri y'Intare za Sarambwe nta kintu bakwishyuza, baragusaka bakareba niba nta bintu bibi ufite, niba nta mabomba ufite, cyangwa niba wenda ushobora kuba uri sisipo bakagufata. Ibyo birumvikana, nta kintu bakwishyuza. Abaturage bakavuga ati ko tuvuga ngo Intare za Sarambwe nizo mbi, ko zitatwishyuza na sanfra, mu gihe FRDC na Wazalendo kugira ngo ugere Uvira bamanza bakwishyuza 15,000 francs. Mukora amabariyeri atatu harimo 5,000. Intare za Sarambwe zifite bariyeri imwe dokiri hariya Kabunambo musera ku kiraro cya Sange, ugera Bukavu n'umujyi wa Goma utongere guhura n'umuntu wo kugusaka, ntacyo bakubaza. Nayo impamvu bashyira iyo bariyeri ni ukubera ko ariho batandukaniye n'umwanzi. Umwanzi ashobora kwefilitira. Urukumva ko Intare za Sarambwe rwose cyo tuvugisha ukuri, amakuru abagaragaza ibyiza byabo rwose, ibyiza byabo. Abaturage ubona ko bakorewe iyicarubozo, batewemwe amabombe, abandi no bakomeje kwikwa amataxe rwose ubona ko adafite aho ahuriye n'ukuri. Reka tuze turebe noneho ahangaha n'ubundi nari nkiri hariya ndi kuvuga kuri ariya amataxe bishyuza 15,000. Intare za Sarambwe nta n'ikintu zishyuza. Noneho reka tuze turebere hamwe ahangaha ngo bimeze guse. Ni muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahakomeje kuvuga ibibazo by'umutekano muke bimaze imyaka myinshi, hiyongeraho inkuru iteye inkeke ku baturage, by'umwihariko abacuruzi n'abagenzi bakoresha inzira ihuza uduce twa Kipupu ni muri Mibunda na Uvira. Amakuru yizewe agera kuri Minembwe Capital agaragaza ko abasirikare ba FARDC, ingabo za Kongo bafatanyije n'ingabo z'u Burundi, donc ingabo za Kongo bafatanyije n'ingabo z'u Burundi bashinjwa gusahura abaturage bari mu rugendo rw'ubucuruzi. Ibi byabereye mu gace ka cyo hagati muri sekiteri ya Itombwe, teritwari ya Mwenga, aho abaturage bo mu bwoko bw'Ababembe n'Abashi bari mu rugendo berekeza i Uvira basanzwe bazwiho ubucuruzi buciriritse bubafasha kwitunga, aho abaturage bavuga ko bari bafite icyizere cy'umutekano kuko hari baherekejwe n'abasirikari bagombaga kubarinda mu rugendo rwabo. Ariko nk'uko ubuhamya bw'abatanzwe bubigaragaza, ibyo byiringiro byaje guhinduka umuyonga ubwo abo basirikari bari babaherekeje babagabo igitero bakabambura ibyabo ku gahato bakanabakubita. Amakuru arambuye agaragaza ko ibi byabereye mu gace ka cyo hagati hafi kugera Indondo, mbere gato y'uko bagera i Uvira. Aha niho abaturage bavuga ko batezwe igico bagasahurwa ibikapu byabo, amafaranga ndetse n'ibindi bintu by'agaciro bari bitwaje. Umwe mu baturage wahuye n'iyi sanganya watanze ubuhamya bwe yagize ati, abagenzi bava Kipupu
berekeza i Uvira basawe n'ingabo za FARDC n'iz'u Burundi ku munsi w'ejo tariki 20 z'ukwezi kwa 4 2026. Urukumva ko bya bikorwa n'ubundi bya FARDC, bya bikorwa bya zangabo zo kwa Kirumbo kwa Kirombo zikomeje gukora ibikorwa bibi. Ibi byabaye bikomeye, urumva ko ahangaha n'ubundi ibintu bikomeje kuzamba. Niho rero nkunda kubabwira ati abaturage mujye mureba itandukaniro iri hagati y'intare za Sarambwe, itandukaniro iri hagati y'amadubu. Eka tujye muri Rubaya turebe uko situation gitwaye muri Rubaya hariya. Gusa icyo nabwira cyo nuko umutekano ari wose ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'ubundi ikibazo cy'umutekano muke gikomeje gufata indi ntera, kigahuzwa n'inyungu zikomeye z'ubukungu zishingiye ku mabuye y'agaciro. Ibi bigaragarira cyane ku birombe bya Rubaya biherereye muri teritwari ya Masisi, bikomeje kwifuzwa na sosiyete nyinshi yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitewe n'ubwinshi bwa koruta iboneka igereranywa hafi na 15 by'umusaruro ku isi yose. Ibirombe bya Rubaya rero bifatwa nk'umutima ubucukuzi bwa koruta mu karere k'ibiyaga bigari. Koruta ni ingenzi cyane mu nganda zikora ibikoresho by'ikoranabuhanga birimo telefone zigendanwa, mudasobwa n'ibindi bikoresho byifashishwa mu rwego mpuzamahanga. Ibi bituma Rubaya iba ihuriro ry'inyungu z'ibihugu bikomeye n'amasosiyete akomeye ashaka kugera kuri uwo mutungo. Mu rwego rwo gukomeza ubufatanye mu bukungu, Leta ya Kongo yashyikirije Leta Zunze Ubumwe za Amerika urutonde rw'ibirombe by'amabuye y'agaciro bishobora gushorwamo imari n'amasosiyete y'Abanyamerika. Ibi byaturutse ku masezerano ibihugu byombi byagiranye mu mpera za 2025 agamije guteza imbere ishoramari n'ubufatanye mu bijyanye n'ubukungu n'inganda. Gusa ariko ibibazo gikomeye kiri mu micungire y'ibi birombe. Kugeza ubu Rubaya igenzurwa n'ihuriro Alliance Fleuve Congo kuva mu kwezi kwa 5 2024. Ibi byatumye havuka impaka zikomeye ku bijyanye n'uburenganzira bwo gutanga ibirombe Leta ya Kongo idafiteho amaboko yayo. Alliance Fleuve Congo 23 yanenze bikomeye icyemezo cya Leta ya Kongo cyo gushyira Rubaya ku rutonde rw'ibirombe bishobora gushorwamo imari. Ivuga ko ari ikimenyetso cy'uko Leta ikomeje gutsindwa urugamba rwayo rwo kugarura ubusugire ku butaka bwayo. Iri huriro rishimangira ko nta masezerano afatika ashobora gukorwa ku mutungo udafite mu maboko. Ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, inyungu kuri Rubaya ziragaragara nk'uko byatangajwe n'ibiro ntaramakuru Reuters tariki 20 z'ukwezi kwa 4 n'umunsi w'ejo 2026. Umwe mu bayobozi bo muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Leta y'Amerika yemeje ko igihugu cyabo gifite inyota yo kubona iki birombe. Yagize ati Rubaya ni ingenzi kuri twe, hari amasosiyete menshi ayishaka kandi ibiganiro birarimbanyije. Uyu muyobozi anagaragaje ko Amerika ibona Rubaya nk'isoko y'ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, ariho buri wese aharanira kuyigenzura kubera agaciro kayo. Bityo Amerika ikaba yizera ko kuyibyaza umusaruro mu buryo bwemewe n'amategeko binyuze mu masezerano mpuzamahanga bishobora kugira uruhare mu kugabanya amakimbirane no kuzamura ubukungu bw'akarere. Ahubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizize kunegosiya Alliance Fleuve Congo 23, abwira ati turifuza wenda ko mwadufashe mukaduhereza Rubaya. Amateka y'akarere ka Rubaya agaragaza ko kamaze imyaka myinshi ari isoko y'amakimbirane, aho ingabo za Leta ya Kongo, iz'u Burundi ndetse n'imitwe yitwaje intwaro irimo Wazalendo na FDLR bagiye bahurira na Alliance Fleuve Congo mu mirwano ihoraho. Ibi byatumye ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bukorwa mu kajagari rimwe na rimwe, n'ubundi bikagaragara ko iriya mitwe yitwaje intwaro rwose nayo yagize ijya muri exploitation illegale, ajya rwose
nabo bahita bishora muri ariya mabuye y'agaciro ya hariya. Ariko reka mabwize ukuri, hano hari abajama abitwa ba Muriya Kutumba n'abandi bajenerali bambaye bya bisarubeti, uri kubona ko ariko ndabona ko hari umuturage wa hariya Imuheto n'ubundi wapfuye witwa Muzariwa yapfuye. Muzariwa ni umusaza wa hariya Muheto, ashobora kuba wishwe na Wazalendo, kuko Muzariwa Wazalendo bongeye kugaruka